Kaze mwene data muri kumwe na Apotre Rwema Ndamiye Kibibi, ndagira ngo usabe ukande subscribe niba utari wabikora kugira ngo uzajye ubona ibiganiro dutanga buri cyumweru. Imana iguhereze umugisha uryoherwe n'ibiganiro bikurikira. Ubwo mperuka ahangaha nigishije ibintu bitatu by'inkingi zibasha kubaka umukristo. Tuvuga kuko izo nkingi ko ari zitatu uzigendeyeho ubaye uzifite uzahagarara ushikamye. Bwana asifiwe. Twaravuze tuti ugomba kuba inkingi ya mbere wubakiraho nk'umukristo ni ukuba warakijijwe. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ni ukuba warakijijwe. Si ukuja gusenga, si ukuza mu materaniro, si ugutanga amaturo gusa, si ugukora imirimo y'ubugwaneza, ahubwo ni ukubasha gukora ikintu kimwe cyo kwizera Imana, cyo gukizwa tukemera Imana, maze intambwe ya mbere tukaba turayikoze. Turavuga ngo ikintu cya kabiri ni uko tugomba kugira gukura. Turavuga ngo umukristo agomba kugera igihe avuga ati nakuze muri iki, kura muri iki ngiki, ntera imbere kuri ibi. Kuko ubaye udakura, ubaye umukristo ugumudakura, n'ibyifuzo byawe nabyo biba byinshi. Intambara nyinshi urazirwana ugatsindwa kubera kuko udakura. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Amen. Urarwana ugatsinda, wumva ikintu ukacumva uko kitari, ureba ibintu ukabona ibyo ushaka kubona kuruta ibyo wakagombye kubona cyangwa ibiri imbere yawe. Tuvuga ibintu byinshi bitandukanye birimo gukura, harimo gusoma ijambo ry'Imana. Nimba utazi usoma ijambo ry'Imana mwene data, ni ukuri nta buryo bundi wakura. Nimba utajya usenga, nta buryo wabasha gukura. Nimba utazuhimbaza Imana, nta buryo wabasha gukura. Hari abaza batinda rero kuri rya jambo ryo guhimbaza gusa, tukaramya tugahimbaza ukumva kuko wakuze, ariko kandi hari abandi bafata ibyo byose ukageza gukura. Tuja ku cya gatatu, turavuga ngo umwigishwa wa Yesu Kristo. Umukristo wese agomba guhinduka umwigishwa wa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Muri ibyo tuvuga ibintu byinshi, twagiye tuvuga amagambo menshi atandukanye. Ndaza ngera ku ijambo rimwe shaka kugira ngo nze gutindaho uyu munsi. Iryo ni ijambo ry'imibanire yacu n'abandi bantu. Bwana asifiwe. Hari igihe tuba twiga ibintu bimwe, bamwe bakaba batekeze si ibyo ngibyo ko turabyigira iki. Nta buryo twabasha gukiranukira Imana. Ijambo turiho ry'uyu mwaka niryo gukiranuka. Turakurikirana. Nta buryo wabasha gukiranukira Imana ubaye ubana n'abantu ukaba utazi uburyo ubana nabo, ukaba utazi uburyo wabana nabo neza. Ikindi, kuba wabana n'abandi bantu ugasanga wenda gusa kurabareba ukababona ni babi, wabareba ukabona ni ibibazo, ariko utabasha kubasobanukirwa neza mu buryo bwimbitse. Mu kubasha gukiranuka no gukura harimo ijambo rihari ryo ryitwa ngo usobanukirwe abantu. Twavuze ijambo rimwe nagiye kurangirizaho ubushize, ndavuga ntese umuntu ko Imana yaremye umuntu mwiza, niki gituma habaho umuntu mubi? Munkurikire mugiye gufashwa cyane. Ni impamvu ki ituma habaho umuntu mubi? Nimumbwire ibintu bimwe bibi muzi abantu baza bakora, kandi ukumva uratangaye ukavuga ate aba bantu ibintu bazabikorera iki? Ko ndabwiriza mugire vuba vuba. Abantu bazabiba, abantu bariba, abantu bakora iki kindi? Barabesha, abantu bavuga urugambo bya bindi twavuze ubushize nabwo nanone, bakavuga urugambo rwakugeraho rukagusitaza. Abantu bagasebanya, abantu bakica abandi, abantu bagakora ibyo bintu bibi byose. Ariko wibaze muri uyu mwanya uteranya ahangaha, none se Imana niyo yaremye abo bantu kandi barimo ko bagomba kumera gutyo?
ndagira ngo rero tuganire ijambo rimwe. Mbere yuko tuja kuri iryo jambo, reka mbanze mbasomera hano mu gitabo cy'Abaroma 7 umurongo waho wa 11. Abaroma 7 umurongo waho wa 11. Tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, ariko njewe ndi uwa kamere, ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Sinzi ibyo nkora kuko ibyo nshaka atari ibyo nkora, ahubwo ibyo nanga akaba ari ibyo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo ndashaka, nemera ko amategeko ari meza. Nuko rero noneho sinje uba nkibikora, ahubwo n'icyaha kimbamo. Bene data, hari ikintu nshaka kugira ngo musobanukirwe none. Abarimo bashaka ni mu Baroma ibice 7 guhera ku murongo wa 14 ugeze ku murongo waho wageza kuri 20, ariko ubu nyine ndangirije kuri 17. Ndagira ngo wewe wicaye ahangaha turaganira kandi usobanukirwe cyane, kuko niwamara kubisobanukirwa ugasobanukirwa isoko ry'ikibi, ese ikibi cyavuye hehe? Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Imana ni mbi? Ariko ubwiza bw'Imana n'ishusho y'Imana yanduzwa n'ibi bintu bibi byose biza bikaja mu mutima w'umuntu. Noneho waza umureba ukareba ikibi kimuriho, tubashe kureba kuko icyo kibi ari ikintu kiri étranger, ari ikintu kiri stranger, cyaje mu buzima bwa wa muntu. Nzakunda iyo mpanigisha topic igiye nko kuba nshasha, nzambona nk'ibitekerezo by'abantu biharija kure cyane. Ariko reka dukora ino exercise murebe kandi musobanukirwe ikintu kimwe. Bwana asifiwe. Ndagira ngo turangize wasobanukiwe iki kintu. Imana yaremye umuntu mwiza pe, ariko icyaha n'ibibi nkuko Pawulo abivuze hano mu Baroma nibyo byanduza umuntu, nibyo bijya muzamubona. Nicyo gituma ushaka umugore mwiza ukabona afigira umutima mwiza, ukabona ameze neza, cyangwa ugashaka umugabo mwiza ukabona ameze neza. Nimundebere nk'uriya musore, atari ukuvuga ngo umenye umutima wiwe umwitegereje kuriya mwa bakobwa mwe bari ahangaha, ukamwitegereza kuri akakuzanira umusore umeze nk'uriya, araberewe, ameze neza, afite agasumayiro keza, mu by'ukuri wamugaye ikindi, ariko uburanga bwe arabufite. Noneho dutekereze kuko uyu musore n'umutima ari mwiza, dutekereze kuko n'ubuzima bwiwe ni bwiza, ameze neza pe. Imana imurema yamuremye nta kantu kandi kamuriho, ukuye gusa kuba uyu musore muhamureba hano, Satani yabasha kumwanduza, akamwanduza ibibi byose biza bigenda biba ku bantu, amaze akaza kuza guhinduka. Aribyo tugiye kureba. Ibintu bimwe na bimwe biba ku muntu bikamwanduza, muzi ni ibiki? Ndavuga ibyanje namwe muvuga ibyanyu, nimube nk'abamfasha bene da, tuvuga ijambo ry'Imana twese hamwe. Ikintu kiri muzi umuntu azakora ashobora kuba nyuramwo, za bibi munyuramwo bigenda bitwanduza. Umwana azavuka akavuka ari muzima, ariko akagenda yiga ibindi bibi bikagenda bimubaho. Ibintu bigenda biba ku bantu mu buzima bwabo nibyo biza bibanduza, mukaza musigara mureba bya bindi byabanduje, mukagira ngo muracyahaye mubona wa muntu, mugahana wa muntu aho kugira ngo muhane ikibi camuteye. Tuvuge kuko uyu musore uri ahangaha yaravutse, avuka ku ababyeyi banywa inzoga, ntibamwitaho, ibyo bikamutera ikintu kibi cyane hehe ku mutima, bikamutera ikintu kibi cyane ku mutima, bimushizeho iharama yirabura, biramwanduje. Yarangiza uyu musore yamara gukura, yatangira kuja imbere hariya, abavyeyi biwe bagatangira kuza bamukubita nta n'icyaha yakoze, bikamwafekta mu mutwe wiwe hakuzura umwijima gusa. Muracyaye mureba wa musore wari mwiza cyane,
yarangiza uyu musore agatangira kugenda kuzoza aja kwiba. Intoki ziwe zose, amaboko yiwe yose akamahinduka umwanda, ubucafu ukamubona, ukabona ni umuntu nyine uri aho ariba, arica, arabesha, aragenda amajoro ahaye agira nabi, akora ibibi gusa. Uyu ni wa muntu mwarebaga wari mwiza, wari usa neza, wari umeze neza pe. Murandebera wa muntu wacu ahuye n'ibibazo, atangiye kwinjira mu bintu bibi, intambara zirabaye iwabo, ahindutse impunzi, atangiye kuja mu nkundo. Ni umusore yakundanye n'abantu, yakundana n'abantu, uburyo yitwaye bugatuma umutima wiwe wandura, agahinduka ikindi kintu. Uyu ni wa muntu wawe wari uhaye ureba, wari mwiza, ariko yahuye n'ibibazo, yahuye n'intambara zikomeye mu gukura kwiwe. Ahindutse ikintu cy'umwijima. Nashaka ngo twitonde, twumve ijambo ry'Imana, tubashe gusobanukirwa neza, kuko ibyo tureba n'ibyo tubona, wa muntu tubasha kureba ntabwo ari wa wundi, ahubwo bya bibazo byose bigenda bikamwuzuraho, bikamwikurungaho, bimuhinduye ishusho. Wareba John wawe, ko ndashaka amazina y'abantu batari aha ngaha, sinzi, ndibaza ko nta John uri hano. Wareba John wawe, wari uzi ko ari mwiza, wabonaga ari mwiza pe, mu byo akora byose n'uburyo yitwara, ukabona yahindutse a monster. Bica bahaye areba. Niyo hajya ureba umugore n'umugabo bashakanye, akavuga ati ariko uri shitani. Ntimurumva abantu bavuga gutyo ngo ni shitani? Naho karavuga biriya, karavuga ingaruka z'ibi bintu byose uyu muntu yaba yarahuye nabyo. Kandi usobanure mu buryo bufatika. Wa muntu wahuye na cya kibazo cyo kuba agirirwa nabi, kandi akagirirwa nabi nta kibi yiwe yigeze akora, nta na kimwe yigeze akora, akarema umutima, akiremera umutima wo kuvuga ngo ngomba kuzajya nirwanaho, igishoboka cyose nkirwanaho. Bamubwira ngo bite, akumva ko baba mubaza ikindi. Bwana asifiwe. Urashobora kuba unyine wibaza, pasiteri karaja hehe n'aya magambo hayatubwira? Ndagira ngo ubashe kureba umuntu Imana yaremye, umurebe nk'uko Imana yamuremye, tukamurebe kuko Satani yamwanduje. Iryo jambo uraryumva mwene da? Urebe umuntu Imana yaremye, umurebe nk'uko Imana yamuremye, amaze umenye kuko cya kibi cyose ubasha kubona kuri wa muntu cyatewe na Satani, kizanwa na Satani. Ndababwiza ukuri, na wa muntu uryamye muri prison wasize yisha abantu 20, ntabwo umutima wiwe n'ubushake bwiwe bumuhamiriza ko agomba kugenda yica abantu. Ushobora kuba icyo kintu cyo gutangaza hano. Mu mutima we hameze nk'uko nguko Paulo yarahaye avuga, nza nifuza gukora ibyiza, ariko ibibi akaba ari byo bintanga imbere. Bwana asifiwe. Amen. Wa muntu rero ukavuga uti uyu muntu yuzuye urwango, reka nkubwire amanywa y'uyu munsi wa none afite ubushake bwo kugira urukundo, ariko Satani yaramwatatse, ntiyabasha kuguheza urukundo. Ahubwo icyo wakora niki, nuko wamufasha kugira ngo ugende uhuruke kuri wa wundi Imana yaremye uri muri we. Bwana asifiwe. Amen. Hari umuntu rero ugasanga ku manywa na nijoro kararira, donc atmosphere mu rugo yarihinduye ibindi bintu.
warangiza ukavuga ati mbega nari nzi ngo twahuye harya uhawe useka harya muri ya resitora twicayemo uhawe ukubita igitwenge, naho ubundi hari ikintu Satani yamuteje, yarangiza ikamuteza agahinda n'umubabaro. Wowe kugira ngo urebe ubashe gukurikira uvuga ute se umuzi w'iki kibazo uri hehe, ukareba ikibazo aho kugira ngo wa muntu umufashe, ahubwo ugakomeza kumujana kure. Bwana asifiwe. Amen. Ubonye umwana avugije induru ukabona karagukubita, hari ibintu byinshi wakwibaza, ariko ndagira ngo ubwire icyo utekereza. Ubonye uwo mwashakanye karagusakuriza imbere, karatongana, warangiza ukavuga uti nta kintu na kimwe nigeze nkora, yamava ahantu ntazi, araje aje ahaye atongana, aje ahaye avuga ibigambo bitameze bite. Reka ngusobanurire mwene data, kandi nkubwire ikintu kimwe ugomba kumva. Bwana asifiwe. Ikintu kimwe ugomba kumva nuko wa muntu uhaye ureba, wa muntu uri murangiza, ashobora kuba ugahaye akubwira ngo mfasha, ashobora kuba haguhamagara akubwira ngo ngaho ntabara, warangiza wewe ukabigira personnel, ukabihindura ibyawe, ukabihindura ikibazo cyawe. Ikintu kimwe namaze kwiga, umuntu ugushwanira akakuvugiriza aho indura, akagushwaniraho ndetse cyane akanakubwira, uwo muntu agufiteho icyizere, arakwifuza cyane kugira ngo umufashe, kuko ntawe uzuririra uwo adakunda, ahubwo uzuririra umuntu uhawe ugira ngo mfasha. Ndikumva afite umutekano mukeya mu mutima wanje, reka mbabwire bene data, muzaze mwumva ibirenze by'umuntu yavuze, kandi mubirebere mu bwiza aho kubirebera mu bubi. Aya magambo mbabwira n'ubuhanuzi bw'Imana, muyumve, muyakurikize, muzabane n'abantu neza. Mureke kuyumva, uzahora uvuga uti Imana yaremye Shetani. Uwasobanukirwa ibanga yakunda abantu bose Imana yaremye. Amen. Bwana asifiwe. Uwasobanukirwa ibanga yababarira buri muntu wese arebye, akavuga ati iki kibazo mbaye ndeba, ahubwo ngiye gushaka uburyo mpangana naco, ngiye gushaka uburyo mfasha uyu muntu, kubera kuko yarandujwe na Satani. Satani yaramuteye, Satani yaramwanduje. Hari abaza babivuga ngo ariko yemwe ngo Satani yaramuteye, ngo Satani ngo yamimutera, ngo nukuri sinoba nkibasha kumwihanganira, ngo Satani yaramuteye. Uko nicyo ugomba gukora. Umuntu wakundaga watewe na Satani ngo yamutwara ngo ibitekerezo byose ngo Satani aramujana, icyo wakora niki? Nukumuhunga cyangwa nukumugwanirira, nukumwegera ukamurwanirira, akagutuka akaza ati pastor iki niki, aho kugira ngo numve ko ari je wahaye abwira, havuga ati uyu muntu afite ikibazo. Nabahaye urugero rufatika ubushize, ndababwira ati jewe reka mbabwire field mbamo koreramo y'abakozi b'Imana. Buriya ndashobora kuba hari ibisebe byo kwiyubaka mu buzima bwanje, nkaba narabaye ari umuntu yagenda akaba nk'umupasiteri, jewe nabereye umupasiteri muri Uganda, narangiza wenda ngakorana n'abandi bapasiteri, baba pasiteri bakangirira ibintu bibi, bamara kungirira ibintu bibi wenda bakambesha cyangwa bagakora ibingibi, wenda bakandwanya. Muri Afurika ho hari n'abaza bagira gutya, bakamabaza bakamakinga umuryango, bakamaza bagakinga umuryango, pasiteri wari uhari bakamwirukana, bakarwana no mu ikanisa. Noneho tuvuge kuko ibyo bintu byombaho, zamara kumbaho kaza hano muri Canada, hano muri Edmonton. Beneda mukurikira, murumva nubwo mutaraba pasiteri ariko murumva aho ibintu byose bizabije. Nashika hangaha ntangiye itorero,
aba bashumba bene data bari aha ngaha nta n'umwe twari tuziranye, nta n'umwe twamenyanye, bose duhuriye hano Edmonton. Turavuze ngo dutangire umurimo w'Imana, turahagurutse turawukoze. Ureke mbabwire rero, harya bijya vyambayeho i Bugande, mubanze munyumve n'urugero mpantanga ntavyambayeho. Bijya vyambayeho hariya narindi Bugande, byaba zaranyanduje bikansigara aha ngaha mu mutwe. Naza nitegereza Pasteur Evariste yavuga ijambo nkavuga ati no ukwiravuze sijya asobanuye. Buriya hari ikindi kintu aha yashaka kugeraho. Kuriya aha yavuga kuriya ni imitwe karancengo kamataha mu rugo nashaka icaza madaba, ariko umvishe kuntu yavuze, wabonye kuntu yaza areba, wabonye kuntu yaza agira, muzabagira baziza abantu nuko bahaba rera, nuko bahaba bavuga ba interprete n'ibyo batavuze. Narangiza bikagenda bikanyuriraho, bwaca ngasohoka nkanga, nasohoka hano twahurira hariya, wenda karitaba telefone cyangwa hari umuntu abonye imbere yanje, abonye inyuma yanje arantambutse, nkamubwira ati madame wabonye tigeza nandamutse. Naho ibyo bintu ntabyo yarazi. Naje nabireba gutyo nkavuga ati nonoga byacitse. Ubu nyine ni ukumenya. Numvise amakuru bavuze ngo ejo ngo zamaza ngo yamafata mikrofone ngo yamagira gutya ngo zama bigenda gutya. Bwacanga nashika hanga nkavuga ati nkavuga ati uyu ni petit frère wewe wenda kwizeye, hagarara ku muryango, I'm sure nagera hangaha u Rwanda yashika hangaha nawe yikubitanga yareba ibyo bintu akavuga ati ese uriya muntu yabaye gute, yasaze, byagenze gute. Nawe akavuga ati okay, na hangaha naje ndatemuwanje muryango hano akamatemera hangaha akinjira hano, nagize ngo nasize Patrick ara ku muryango aramurinda, naje kugira ati mpagaze hangaha nawe akabaserutsa hangaha amakofa akabarambikanye. Ariko yari Imana yaduhumura amaso akabasha kuba yareba akavuga ati pastor buriya yagize ibibazo, wosanga hari ikintu runaka nubwo ntangisobanukirwa, ariko reka nkora imbaraga zose mbashe kumenya ikintu kimuteye uriya mutima umeze kuriya wiriya insecurity. Reka nje mu masengesho, reka muhamagare, reka dusenge, reka tugire gutya. Ibintu byinshi bisenyuka kubera kuko tutaza tubona uwo tuhaturwana nawe. Ukarwana n'inshuti yawe, ukarwana na wa muntu ugukunda, ukarwana n'umugabo wawe, ukarwana n'umwana wawe, ukarwana n'umuturanyi, ukarwana n'umuntu musengana, kandi uwaguteye siwe, ni Satani waguteye. Kandi uwo tugomba kurwana si uwo nguwo, ni Satani tugomba kurwanya. Bene data, imbabazi z'Imana zitubeho, amaso y'Imana tugereho, amaze tubashe guhumuka amaso. Nitwabona intambara nyayo turwana nayo, tuzabaho amahoro. Ibyo bintu byasenye ingo. Icyo kibazo cyo kutamenya Satani bisenya ingo. Icyo kibazo cyo kutamenya Satani bisenya umubano, abantu bakaza. Ngaho urebe ukuntu twicaye aha ngaha, twari twuzuye rino torero twese twuzuye, nta kibazo gihari. Ariko wimagine Satani ashobora kuza yatera nk'icyo kintu cy'umwambi umeze gutyo, cyo kwanduza, cyo kuzana bene icyo kintu. Abantu bakundanaga, basangiye, bagize bati bagatora inkoni bagakubitana, kandi buri umwe wese akiyumvamo rwose kuko ari mukuri. Ntacyo byaba bimaze bene data. Tugiye tuza hano gusa tukavuga ngo nibiba bimeze neza gusa, umunsi Satani ataduteye tuzaba tumeze neza. Umunsi Satani atatwatatse tuzaba tumeze neza. Izi nyigisho mpambigisha hano, abayobozi bagenzi banje twaziganye umwaka wa mbere twatangiye. Kubera izo mpamvu ndabatangariza ntimukagire, hari abantu bazamuceka babo ngo ahantu hahuriye abantu bangana kuriya bose b'ubuhanga bameze kuriya, cyangwa se baba pasitori, cyangwa se b'abayobozi, cyangwa bagize gutya, murinde gusa nivuba aha ngaha muzabona iki ngiki. Ndabatangariza kuko ibyo bintu bitazashoboka hano. Bwana asifiwe. Kubera kuko wo turwana nawe uzudutera, ushobora kutubuza amahoro, turamuzi, ni Satani.
mu mutima wanje, kuko Pawulo yavuze naramuka ngakora ikibi, ariko nubona ngikoze tukarebe jewe, ahubwo uzashake kumenya ese Satani wamuteye ni uwuhe, apana mu buryo bwo kumuvuga nabi, ahubwo mu buryo bwo kunyubaka no gushaka kumenya cya kibi cyateye, kugira ngo ugitsinde, ukirandure, ugikureho. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bene da, mfite inzozi zo kuvuga ngo ibi ngibi hari igihe abantu baza babivuga gusa bakageza igihe bakavuga ngo babivuze, ariko tukongera kandi tugahura na bene ibyo bibazo. Mfite inzozi z'uko buri mumama wese, buri mupapa wese, buri mwana wese uzakurira muri iri torero, uwo tuzigisha azaba umuntu uzakura for sure, agakura nyabyo. Kuba abakristu batera imbere bakuze ntabwo ari ukuvuga ngo uzavuga ku ndimi cyane, ahubwo ni ukugira maturite, ukagira ubwenge, ukazamuka mu ntera yo gusobanukirwa intambara turwana ni iyihe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo si inyama kandi si amaraso, ahubwo ni imbaraga z'umwanzi ziri ahantu ho mu kirere. Nico gituma intambara niyagutera, niwahura n'ibibazo, haba mu kukuza abana bawe, haba mu rugo rwawe, haba mu itorero ryawe, haba mu baturanyi bawe, haba mu kazi ukoramo, aha n'ariho hose, uzureba Satani, urebe isoko, utaramenya ikibazo, ntiwabasha kubona igisubizo. Imodoka yawe upfuye ipine, wamara ukaja gukoresha engine, guess what? Ntabwo izagenda. Bwana asifiwe. Mugenzi wawe arwaye ukuboko ukavura ukuguru, ntabwo azareka kuribwa, azakomeza aribwe. Hari uwakumva aya magambo akavuga ati se ni ibintu gusa kugira ngo tubane neza, ni ibintu kugira ngo tugire gute ku nyungu z'abari abantu batugiriye nabi, ku nyungu z'uriya muntu wakoze ibi ngibi, ku nyungu z'uriya gusa kugira ngo mbabarire. Hari ijambo rimwe nize kandi ndiga cyane, nawe ndiguhereza. Kubabarira bigufitiye inyungu cyane wowe ubabarira kuruta wa wundi ubabarira. Gufasha, ijambo ry'Imana ni ukuri, gufasha biruta guhabwa. Umuntu ugira insecurity, umutekano mukeya, nabonye hari ikindi kintu wenda bamwe muri mwebwe barakiza abandi ntibakiza. Nabonye ikintu kimwe abandi abantu baza batinya, amaze ukamusanga yabuze amahoro, taza aryama, taza asinzira. Abarozi. Aha wenda ntibirahagera cyane, ariko hari ahantu njewe nabaye ndabibona, nigeze kubitangaho example. Ugasanga umuntu ntaza aryama, ntaza asinzira, barandoga. Kandi bagakunda kubonera abakecuru n'abagore badafite abagabo. Hari ushobora kugira ngo ubabaye cyane, ngubwowe cyane. Jewe nzanibuka tukiri abana batoye, wakazurangiza nk'agakecuru gafite nk'isura kameze gute, katishimye, kameze gute, ukama wumva nka 50% n'umurozi. Warangiza ukiruka ugahunga. Ariko uzi kubaho, sinzi niba hari umuntu uri hano, nimba utaraba mu ntambara, zibura warebye muvi y'intambara, uzi ubwoba buhaba. Ariko wibaza umuntu ubaho ubuzima bwiwe rwose, ijoro n'amanywa aba mu ntambara. Ese ufite ikibazo ni wa wundi utera, cyangwa ufite ikibazo ni wa wundi uhora mu ntambara? Ni wa wundi uhora mu ntambara. Araryama, yabyuka ikirengeti cyaguye, akamavuga ati baje bandoze, nabyutse gutya namusanga ikirengeti cyaguye. Kandi igihe wasinziriye ntiwaza ukontorora aho ikirengeti kiba kiri. Ubwoba bukamutera, amahoro agashira. Umwana yaza yanduye ku muhanda yikubise hasi, akamavuga ati ni ibiheko bamutereyeho.
gusobanukirwa abo turibo, kutamenya abo turwana nabo, kutamenya satani turwana nayo, wabaho uri umunyagahinda, uri umuntu w'amahoro makeya. Ariko waramenye Imana ugasobanukirwa neza, ukavuga uti nzakura, nzamenya, nzasobanukirwa. Mwene da, uku twese tubaye ahangaha muri uno mujyi, ariko experience y'ubuzima bwacu aha muri uyu mujyi iratandukanye, kubera world view yawe na world view yanje. Kubera uko ndeba ibintu n'ukureba ibintu. Wa mugabo utekereza ngo ni ikigoryi, hari abandi bifuza ko babonye uwo nguwo ubuzima bwabo bwaba bumeze neza. Wa mugabo utekereza ngo yarananiye, hari igihe wumva amakuru y'undi ukavuga ati wow, wamkabiranyiriza uriye. Ikibazo si wa muntu, ikibazo nizo ubasha kumenya, ni uburyo ubasha kumenya satani uhura nayo, n'uburyo urwana nayo, n'uburyo yitwaramo. Imana idufashe bene da, kuva kuri aba bana bacu batoya ko ndabona badukurikiye cyane, kugeza kuri aba bagabo bakuru bicaye ahangaha imbere, dukure mu gusobanukirwa no kumenya environment turimo, aho turi. Tuzubaka ingo zikomeye, tuzaba abakristo b'ukuri, cyangwa se twahitamo kurebesha amaso yacu, twahitamo kudakura, twahitamo kudahinduka abigishwa, ugamuhora uragahwahwari, uzuhora uhunga gusa wirukanka uva aho uje hariya. Nico gituma sinzi impamvu mvuga ku ngo cyane ubu nyine muri uyu mwanya, kandi tuzagira n'umwanya tukanabyigisha. Nico gituma uzusanga abantu benshi agira gutya akananirwa muri bano bo hanze hariya, tuzatubareba twe dukora muri social service turabizi, akananirwa runo rugo, akabona wa mugabo ni ikigoryi, akaja kuri uyu nguyu, akabona afite ikibundi bugoryi, akaja kuri uyu. Uko hayagenda azamuka, azasanga baha bagenda baba babikurutaho kuruta bajya yatangiranye nabo, kuko kararwana n'intambara mu buryo atagomba kurwana nayo, kararwana n'ikibazo atagomba kurwana naco. Bene data, twige kumenya satani uwo ari we turwana nawe, amaze niwakora icyo ugomba gukora mu buryo nyabwo, urakira. Ubutumwa bwa mbere nize ku bintu bijanye na conflict resolution, cyangwa se gukemura amakimbirane, nabyumvanye umupasiteri wari urimo avuga umugore n'umugabo baje kumuregera, umugore yaje kumuregera amubwira ukuntu umugabo wiwe ngo azamutoteza, azagira gute. Wa mugabo ngo aramubwira ngo asengera amazi, ngo aramubwira ngo ngaye ngo ugende ngo nazoza avuga, ngo uzoza uyasomaho uyajundike, ngo nurangiza uyagumane mu kanwa kugeza igihe ubona bwa burakari bwiwe bwashize. Wa mugore arataha, aragenda, umugabo yatangira gutongana, agasoma y'amazi akayagumana mu kanwa. Ngo hashira icyumweru araza aza kubwira wa muntu wari wamusengeye, kandi amusengera n'ayo mazi, aramubwira ati nukuri Imana yakoze ibitangaza, y'amazi wasengeye yankijije, urugo rwanje rwatunganye. Ngo aje kumusubiza aramubwira ati kankubwiza ukuri, ikibazo ufite ntabwo ari ikibazo cy'amasengesho menshi, ufite ikibazo cyo kuvuga cyane, ugenda uceceke. Nuceceka mu rugo rwawe hazaba amahoro. Urumva ikibazo yaragifite, yaragisanganwe, ariko hari ubundi buryo agikozemo, agikemura mu bundi buryo, ikibazo kirashira burundu. Tutamenya uburyo dukemura ibibazo duhura nabyo mu buryo bw'imibanire yacu n'abandi, tuzahora tugira na conflict, tukamusanga umuntu iwe ni nk'aho abantu bose bazamukosera, buri wahuye nawe azamukosera, ntabe yareba nkavuga ati ese ibyo nza nkora njewe nabi biza bituma ibi ngibi bigenda gutya, ni ibihe? Bwana asifiwe. Ndashobora kuba ntahagurutse ahangaha ngo ntange za haleluya nyinshi, nigisha ukuntu ibintu byose bigiye kugenda neza, ariko mfite umutwaro wo kwigisha abantu kugira ngo tusobanukirwe, dukure, tumenye. Amen.
nitwarangiza kuba mire tukaba abagabo n'abagore bakomeye bameze, tuzareba ibintu dukore, turebe statistics ziba hano hanze, statistics ziba hano hanze kizikatugereho. Urakoze kubana natwe. Niba utari wakora subscribe, kanda ahangaha kugira ngo ibiganiro bindi tuzazana uzabashe kubibona. Imana ikugirire neza.